umva reka mbabwize ukuri mu nda hararyana murebe ukuntu amakara ndi kunywa ameze yamenetse n'inyuma ariko nta kundi mwumve mba mbyutse ndwaye narembye ariko nkavuga ati abantu banjye baramumbu ndabona tentire nigeze gushira mu mutwe yaranze gushira ubundi nagasizemwe amakara mama Gavi za like ubanza kugira kanza n'urwembe ngaturudodo ubanza menyenduka sima Yesu esha niba ari umuntu ugushyiraho urudodo rwinshi n'uyu mugabo reka mbabwire ukuntu umusatsi wa natirere ujya uryana umusatsi wa natirere uraryana ku rwego mutabyumva mani gutunga umusatsi wa natirere babyita gushimiriza mumbwire nimba ndi kubeshya ariko gutunga umusatsi wa natirere nibyo bita gushimiriza ngiye nabuze ati sinabivamo kandi ngiyewe urebye ubona nane ukamajije gushyiramo ariko ndabona ari nyinshi kandi nsabwa no gushyiramo amagi dore voka maje gushyiramo nsabwa gushyiramo na voka na kumuneke mwongera ngasabwa gushyiramo amavuta wambwiye ndashyiramo amagi angahe voka ndashyiramo ingana iki imineke ndashyiramo ingahe ntabwo ari ngombwa byinshi fata igi rimwe yego ufate umuneke umwe yego ufate ibindi bambwiye uvuye gushyiramo n'akangaka hanyuma ibintu bikagenda neza ni gatoya mwabana mwe mureke kuvugira muri video zanjye sibyo vitamini ariko wa mwana w'imbabari inshuti ngiye gushyiramo neza bayishyiramo gute bayishyiramo bati ndi kwiyigiraho wanjye ndabona byagoranye nose mbigenze yambaye birangiye umusatsi wanjye unengushye umusatsi wanjye ngo waciwe na nuza bya bitentire nigeze gushyiramo utentire zija zica umusatsi oh my god gusa murabona ko nsa neza noneho nimara no kwaba hello guys mwaramutse ko mwaramutse neza se we ko narwaye igiheri kinini we kino giheri muri kubona ndi gukoraho ni runini wagira ngo rubyimbiye imbere kazi mu ndangira umuti ariko noneho mu ndaho haranzengereje kurushaho niyo mpamvu muri kubona amakara nayo agiye kungezayo mba ndi kunywa amakara ya buri gihe mu ndangira umuti uzatuma mu nda harekera kundi kuko hasigaye hanjye sinzi ikintu mpfa no mu nda yanjye guys mumbwire hasigaye hanjya ariko noneho ntabwo biba byoroshye ngiye kugira ubwo ngiye kubigisha ikintu kirenze kimwe uyu munsi ubu ngubu ngiye gusokoza umusatsi wanjye ngiye gushyiramo vitamini nikoreye ngiye kukwereka uburyo wakora vitamini nanjye n'ibyo umuntu w'inshuti yanjye ukora muri salo yandangiye hanyuma turebe ukuntu bikora just murabona ko ngiye nadefirije ariko nari naradefirije ngiye gusokoresha mu gihe cy'ibirori byanjye ariko ubu ngubu ngiye kwishyiramo vitamini abantu munkurikirana mwabonye ko naguze ibintu byose bisabwa byo mu mutwe naguze seshe ibintu byose ndabifite n'ibyo nafite murambwira ikindi kintu nakongeramo hagati aho kugira ngo njye nikorera mu mutwe ibintu byo guhora muri salo sinabivamo sinabishobora rwose ayo mafaranga sinayabona
umva reka mbabwize ukuri, mu nda hararyana, murebe ukuntu amakara ndi kunywa ameze, yamenetse n'inyuma ariko nta kundi. Mwumve mba mbyutse indwaye narembye, ariko nkavuga ati abantu banjye ndabona tentire nigeze gushira mu mutwe yaranze gushira. Ubundi nagasizemwo amakara. Mama Gavi, amakara we guys, mu nda hari hanyishe, ariko kandi ko bibukira. Hanyuma mbere yuko dutangira gukora vitamine, ndabereka uko tuyikora mubireba. Kambanze nsokoza umusatsi uhumeka. Aya majeri twasizemo banze nyakuremo, ariko ngira ngo murabizi ko mbere yo gushyiramo vitamine mu mutwe, ubundi ubanza kugira kanzana urwenda nka turudodo, ubanza kogamo. Ndabona kubibona biba ari kose. Kugira ngo ushyiremo vitamine, ubwo ndaza kubanza kogamo kamwe nsokoje, hanyuma muri vitamine. Ibaze nk'ubu ngiye gukata nkaba nikatiye agasatsi. Ko byaba ari hatari. Kanizere ko ntawukase. Kakavuyeho. Kasina Yesu sha, niba hari umuntu ugushyiraho urudodo rwinshi n'uyu mugabo. Reka mbabwire ukuntu mu musatsi wa natirere ujya uryana. Umusatsi wa natirere uraryana ku rwego mutabyumva. Mani gutunga umusatsi wa natirere babyita gushinyiriza. Mumbwire nimba ndi kubeshya, ariko gutunga umusatsi wa natirere nibyo bita gushinyiriza. Ngiye nabuze ati sinabivamo, kandi ngewe urebye ubona nta n'imvuvu ngira. Nta mvuvu ngira. Gusa ko aya majeri atari kuvamo gutya, tuvuge ko nicyamo amazi aribwo ari buvemo. Ariko guys, nimba ari ikintu nazongera gushyira mu mutwe wanjye, ni ibintu bijyanye na tentire. Guzi ko umusatsi wanjye wacitse kubera tentire. Ariko guys, njye ntabwo njya nita ku bintu. Niba waracitse nyine wagombaga gucika, nta birenze uzongera ukure. Ndaza kubereka akantu mwajya mushyiramo kugira ngo umusatsi wanyu ukure neza. Ubu nanjye muzabona wongeye wakuze. Munyihanganire, waracitse, ariko nta kundi nari kubigenza. Natirere ngewe iraryana, natirere iraryana yewe. Ariko ku bantu mufite natirere itaryana, mukomeze mwitungiye natirere. Ariko ubundi biterwa n'icyo ushaka. Ariko ngewe guys, ntago nkunda umusatsi unywa. Umusatsi uri bunge sinkukunda rwose. Umuntu yifitiye ubuzima butoya bw'i Kigali, nako umuntu yifitiye ubuzima butoya akwiye kubaho, ngagiye gutuma n'ibindi bimurya. None se ubu n'ubu ko ugiye kundya ndagiranira, n'ubu ko ugiye kundya kandi witwa ngo uradefirije, ndabigenza n'umwaka byarana. Yesu Kirisitu.
yes. So guys, reka nze rero dukorane vitamine nahamukanye ibihe byiza. So guys, vitamine yacu twayitangiye rero. Iyi ni voka majije gushyiramo, ariko ndabona ari nyinshi, kandi nsabwa no gushyiramo amagi. Dore voka majije gushyiramo, nsabwa gushyiramo na voka na kumuneke, mwongera ngasabwa gushyiramo amavuta, hanyuma ubwo igiryo ndashyiramo rimwe. Hanyuma ibintu ariko ukamamagara umuntu mubaze uko ndi bubikoreshe. Ese ndashyiramo amagi angahe? Like ni umuntu wabyigiye muri salo. Hatumuhamagare ngo ntuzibagirwe iyo uva kandi uzi neza iyo ujya, ngo n'ubu sinakoze ubukwe. Anesto, ibaze ko ndi gukora vlog. Umva wambwiye ndashyiramo amagi angahe, voka ndashyiramo ingana iki, imineke ndashyiramo ingahe? Ntabwo ari ngombwa byinshi. Fata igi rimwe. Yego. Ufate umuneke umwe. Yego. Ufate ibindi bambwiye voka n'ubuto. Ushyiremo n'igice cya voka cyangwa voka yose. Uruvoka ariko mfite ni runini, ubwo ndashyiramo igice. Unashyiramo igice, ikindi ukirye. Hanyuma noneho ushyiremo n'amavuta make apana menshi. Umuto nyine ushyiramo bukeya. Nurangiza noneho ubifate ushyire mu kantu k'agasahane, ubundi ubinomberemo nyine ubicume n'ikiyiko cyangwa ukoresha intoki zawe. Ubivangavanga byose icyarimwe. Noneho urangiza ubundi ufite udutungurusumu duhonde natwo ubundi udushyiremo. Tungurusumu nazo mfite nta nizo nashyiramo zidahumura mu mutwe wanjye. Nta kibazo rero. Niba ufite noza nazo wazishyiramo nta kibazo. Tangawizi. Ginger, tangawizi. Oya, ibyo bintu byangora we. Ukoresha ibyo ngibyo rero nta kibazo. Ubutaha nibwo nzabishyiramo. Nta kibazo birahagije. Umva thank you rero, reka nikorera vitamine sinabona amafaranga yo guhora mbahereza. Kora boroge reka igiye gushyira mu mutwe nyine. Nawe bari kukumva. Iremo baranyumva. Sawa Anesto banjije kubasuhuza. Niwe muntu nkorera muri salo. Bye. Hello guys, umva byashyushye. Joyce agiye kwishyiramo vitamine mu mutwe. Karabaye kanzane igi, nzane n'amavuta. Naje ndurambirwe. Naje rwose. Ntabwo biba byoroshye sha. Ubu hari abambara bakavuga ati Joyce uri ikigoryi, kandi batazi ko ndi umuntu uba waragezeyo, batazi ko ndi umuntu uba ushaka kugira. Ntabwo mbizi. Urumva dore akajya ngiye gushyiramo n'akangaka, hanyuma ibintu bikagenda neza. Ni gatoya. Mwabana mwe mureke kuvugira muri video zanjye, sibyo? Ubwo nkasizemo mana we. Kanshyiremo n'umuneke. Narababwiye ngo Joyeuse ntacyo atazabazanira. Umuneke. Ubu ngiye gushyiramo uno muneke wose nkaho nakawuriye, ngiye kuwushyira mu mutwe. Ako se tujye tugerageza twikorera ibintu. Ubundi byo badushyiramo tuba tuzi byavuye cyangwa biba byaturutse hehe. Urumva? Hanyuma kareka n'ubuto turebe ubwo tugiye gushyiramo. Turebe ubuto tugiye gushyiramo bungana gute. Ndasukamo. N'ubuto rero nsizemo uburinganiye. Hanyuma kambusubize mu nzu.
hanyuma tunombanombe. Okay, nsizemo kwa kundi kamera igomba kujya inkurikira. Nizere ko muri kundeba kandi munandubuze. Yesu, uyu muneke se kudahiye cyane uranombeka. Reka binca amazi bino bintu byanjye. Yesu Kristo, ntago muri kubibona. Ubu nibwo ariko menya nasizemo ubuto bwinshi. Nasizemo ubuto bwinshi, kanongeyemo n'akandi kavoka. Gavi, ibi bintu urabizi? Ni ibiki? Ni voka. Kanyiryeho ariko. Yabe. Kabishwe bamaye ibise. Kanongeremo. Wivuga. Ndaceceka. Nongeyemo akandi kavoka niba biri burangire mu mutwe wanyu ntabwo mbizi. Joyeze narababwiye ngo muri saro bashyirishamo ibihumbi 3 nako ibihumbi 10 na bingahe bakabashyiramo vitamini nka bamwe mwayikoreye ibihumbi bitarenze na 2, ubwo ni ibihumbi 2 harimo nk'ubuto, igi, harimo ubuto n'igi, ibintu byose birimo. Kuko katuvuge naguze umuneke w'100, ngura voka ya turuwasa, wenda katuvuge ubwo ngubwo n'ubuto wenda bwa desi. Ubwo ukaba wikoreye vitamine, hanyuma ukajya kuvunika ushyiramo nako ukajya kwishyura ibihumbi 10 muri salo, niba atari 10 na bingahe, naho wabyikoreye ibyo bihumbi 8 ubisevinge, ukavunika ujya gutangaye nayo udafite. Narababwiye ngo Joyeze nzabigisha ubwenge. Nzabigisha ubwenge namwe mujye munyigisha icyo ntazi nyimenye. Gutyo ujye wandika muri comment umbwira ati se vitamine y'ubutaha nzakora Joyeze. Kandi nshobora no kuzana blender nkajya mbablendingira vitamine, nkajya mbakorera vitamine mukaza nkayibashyiramo nanjye ibyo bihumbi 10 mukajya mubimpa. Kuko ubundi iyi ngiyi bavuga ko ari vitamine y'umwimerere. Iyi vitamine ni vitamine y'umwimerere. Ujye ureba nk'iyo uriye ibi bintu uburyo umera, ubusa neza. Noneho kumbwira ngo bisize mu mutwe, urumva biba bimeze gute? Wayibonye? Ahubwo nuko mbona hari buzime bitirime kubera ari nakoresheje ifoke, ariko ntacyo biraba bitwaye. Niyo muri salo simbizi. Niba ari ubukene, uzi ko ibi bintu bishobora kuba ari ubukene we. Ibi bintu bishobora kuba ari ubukene. Bishobora kuba ari ubukene we, kuko nta wanga ibyiza bifite guys. Se we ahubwo mumbwire, ubwo igira imwe nasize mwaha rirahagije cyangwa nukuzana irindi? Nta rindi nazana ariko rimwe rirahagije. Hanyuma ubwo ikintu ngiye gukora rero, bambwiye ngo mu mutwe wanjye ngo nakogeshamo amazi akonje, nakogeshamo ashyushye, ngo nta kintu biri butware. Si iyi vitamine irafata mu mutwe ra, ko mbona yabaye igikoma, ariko iraza gufata. Ni amazi arimo, ni amavuta n'igi byonyine, iraza gufata rwose. Hanyuma mwabibonye, ndizera ko muri kubibona. Sasa rero mwabibonye. Hanyuma reka kambanze njye koga mu mutwe. Njye koga mu mutwe.
hanyuma turagaruka ya vitamine yacu Joyeuse Original ari kwishyira mu mutwe. Kambanze nogamo, murabizi ko gushyiramo vitamine bisaba kuba wabanjije kogamo kugira ngo ubundi gushaka ko umusatsi wanjye wakongera ugakura, kandi njye nta kizambuza kudefiriza. Njyewe ntabwo ibyo nabiva mu byo kuribwa na natirere, ibi nakoze nibyo byiza, nubwo umusatsi wanjye wacitse ariko ntabwo wacitse cyane. Sawa rero, ntacyo nazabazanira. Goodbye. Yo, narenguye, Jesus Christ. Okay guys, so byarangiye rero, nasoje gufuramo. Ubu ngiye gushyiramo vitamine. Ngiye gushyiramo vitamine, ariko wa mwana w'imbabarira ucuke. Ngiye gushyiramo ya vitamine ya va muri kamera, genda. Shabana bikigiye kukibatumba. Bagira ngo muzankubitishe copyright. Kadushyiremo ya vitamine yacu rero mu musatsi. Mana yanjye narababwiye majije kugira ubundi ugomba kuyishyiramo usa nk'umasa kugira ngo ikore. Niba uburyo ndi kuyishyiramo ari bwo muzambwire, niba atari bwo kugira ngo mumbwire uburyo bayishyiramo bwa nyabwo. Ndabona byabaye ibindi mama Gavin. Ndi kuyishyiramo neza. Bayishyiramo gute? Bayishyiramo bati? Ndi kwiyigiraho wana. Ndabona byagoranye. Nose mbigenze. Shambwira uburyo bayishyiramo umusatsi wanjye udapfa. Mata wagishijona. Ndabizi. Ngira mama Gavin gufata video. So kwigiraho se. Guys, nkeneye ko umusatsi wanjye wongera ukagaruka. Umusatsi wanjye ndawukeneye kandi uzagarurwa n'iyi vitamine. Ndaberekana kandi kantu nsigamo ndi gusesha kugira ngo namwe muzakagure gakuza umusatsi. Mama ndanaye ndakoze. Narababwiye ngo Joyeuse n'uwa danje nimwanyumva. Ibaze wese upfa burundu, mundebera agasatsi mfite. Umusatsi we. Mureke gutya. Ubundi iyo bari gushyiramo vitamine baranamasa. Ubu ngubu nasoje kumasa, nimashijemo. Hanyuma nibisoza ubwo ndahita noga mu mutwe. Ubu bambwiye kuyirekeramo iminota 30. Ngiye kureba isaha hanyuma nshyiremo. Oya ndayireka gutya, si ngombwa kugira ikintu nshyiramo. Ndabireka gutya bimeze gutya biriyumutse. Guys, murabibona mutese. Hanyuma nibirangira byose ndababwira uko turi bubigende. Ariko ndabona ndi buhite nsukamo igituta kugira ngo
guys ndi kwitegura kujya mu birori bya bro wanjye. Bro wanjye ndi kwitegura kubijyamo, so ndaza kumbwira ukuntu ndaba nsa, murambwira ukuntu ndaba meze, siko ndahita mbereka byose nibirangira. Murakoze rero, nahamukanya inshuti z'Imana. So guys, birangiye umusatsi wanjye unengushye, aho ngiye kwambara wig. Murabibona gute? Nasoza kwambara ndabereka, mumbwira ukuntu nayambaye. Birangiye umusatsi wanjye unengushye. Umusatsi wanjye ngo waciwe na nuza bya bitentire n'ibitentire nigeze gushiramo, utentire zija zica umusatsi. Oh my god, gusa murabona ko nsa neza. Noneho nimara no kwambara biraba ari ibya danje, mana yanjye. Ndashimira mama buryohe wowe wanguriye wig. Niwe wampaye iyi wig, murabibona ko ikeye iratunganye. Gusa mana yanjye isa neza, ni nziza, ndumva nayizirika hano inyuma, nkazirikira gutya, ariko byaba ari iby'abakecuru. Nziritse gutya byaba ari iby'abakecuru, ariko nuko byagenze, ni keza ariko. Thank you, mwakoze kubana nanjye. Mu kanya nimara kwambara ndabereka. Imana ibarinde.